twese twarice dusanga nta utaranyweye amaraso rwose nta muntu abaye muri iki kiliziya ya Nyamata utaranyweye amaraso twayaryamagamo noneho hari n'abaye niyo wajyaga kure yayo washaka ukuntu yakurura ngo yisige basi bazi babone ko nawe hari icyakubayeho. Bigeze kugera ahantu basanga batemwa ukuguru bakumva kutarapfa, basanga batemwa ukuboko bakavuga kutarapfa. Urugo mvukamo n'ibyo rusigayemo byenyine. Bakaza bagatema bakageraho bagasoka, hakaza kuza indi cipe yo kuza kureba ninde utanogonotse. Mvuye mu kiliziya ndi muri kiriya cyobona hamaze iminsi 14 ku munsi wa 15 umunsi 15 byo inkotanyi zaje. Turi mu mwaka wa 2026 turibuka ku nshuro 32 Jenoside yakorewe Abatutsi mu 1994. Jenoside yakorewe Abatutsi mu 1994 yahitanye abarenga miliyoni. N'ubu ngubu umubare urakiyongera. Akarere ka Bugesera kari mu turere twashegeshwe cyane n'ubu bwicanyi bw'indengakamere. Gusa na mbere ko Jenoside ishyirwa mu bikorwa mu 1994 muri Mata, abaturage ba Bugesera bari baratotejwe bihagije, dore ko intera hamwe zazanye Abatutsi bavuye impande n'impande mu gihugu zibazana muri aka karere kugira ngo bazicwe n'isazi yatsetse. Inzibutso za Jenoside yakorewe Abatutsi mu 1994 muri Bugesera, by'umwihariko urwibutso rwa Nyamata na Ntarama, zibitse amateka akakaye cyane. Uyu munsi abaharokokeye n'ubuhamya bw'igendera bitewe n'inzira y'umusaraba ikakaye banyuzemo. Twaganiriye tunagenderera umwe mu barokokeye muri izi nzibutso zombi uko ari ebyiri, dore ko hahoze na za kiliziya, we ndetse na bagenzi be batandukanye bahahungiye bazi ko mu nzu y'Imana nta muntu ushobora kuhahungabanira. Gusa ibyakurikiyeho ni amateka. Turi Be Proud guhaye ikaze. Nitwa Jonas Harerimana. Nakoze nkaba mvuka mu karere ku Bugesera, ahantu mbere house yitwa secteur Kayumba, ni ku gasozi kano Kayumba Karambi. Bityo niho na gasozi nakuriyeho, na gasozi navukiyeho. Jenoside yakorewe Abatutsi ijya gutangira kuba ako gasozi niho naje nsanga. Jenoside yabaye ndi umwana mutoya cyane, ndi ku myaka 8-9. Nabaga mu muryango, nabanaga n'ababyeyi banjye. Twari dufite famiye nini ituranye ahantu agasozi twese tuvukaho. Ubwo urumva ni umuryango, nari umwana urerwa, nari nkitabwaho. Jenoside yakorewe Abatutsi umunsi itangiraho twari abana, twari mu kiruhuko, nari natangiye kwiga. Ubwo hari iwacu twe kugira dutangire kumenya ikigiye kuba, twabonaga abantu batuye ahantu bita ku Murama, hari za Mwogo, za Maranyundo, za Kanzenze, ukabona Abatutsi baho cyane cyane abatunzi. Kayumba kari agasozi gatuyeho n'abantu benshi b'abatunzi. Ukabona inka zirimo ziraziza ku gasozi k'iwanyu. Abantu bakuru bo twe nkaje ku giti cyanjye sinari sobanukiye politike, sinari nzi ibyo abantu barimo, ariko ukumva baravuga bati Abahutu bagiye kwica, bagiye gutema Abatutsi. Ntabwo twari tuzi, ntari ntarabona umuntu yapfuye cyangwa umuntu yica undi. Inka tubona zuzuye agasozi, ziwanyu zivanze no kwa kanaka, abantu iwanyu ukabona mu rugo hari abo wigeze kuhabona baje hazaga nk'abashyitsi bakaza n'ibintu byabo n'abana. Agasozi kabakuzuyeho,
inka zirabira, ihene zirahebeba, abana bararira, abantu barara hanze, abandi barara mu nzu. Ubona isura, ibintu bisi yahinduye isura. Rero ubwo nko ku itariki zigera ku 9 nibwo hatangiye ibitero byaza bikaza byica abantu, bikica inka, bikarya, bagasubira iwabo. Ubwo urumva umubyeyi yacaga aha ngaha, umwana agacaha. Nkanjye ku giti cyanjye nta mubyeyi nigeze mpungana nawe. Uko navuye iwacu ntabwo nagarukanye, nta muntu wo mu rugo nasohokanye nawe. Nagiye nkurikiye abaturanyi. Mu kugenda nkurikiye abaturanyi, igihe cya mbere turirukanka njya mu rufunzo rwa hagati ya Kanzenze, bahitaga muri muze Kanzenze na Kayumba. Tujya muri urwo rufunzo, bigeze mu masaa 9 z'ijoro tusohokamo, tugaruka mu miryango yacu mu mago. Ubwo za ntera hamwe zarazaga zikica, zamara kwica zigasubira ku Murama. Natwe tugagaruka uko bagiye. Ubwo iyo dutahutse narazaga nkasanga nyogokuru bamwishe, nkasanga mama bamwishe, ugasanga abaturanyi n'aba babishe, ugatangira kuza ukanahura n'umuntu wasigaye akabwira ati mwene wanyu kanaka naye bamwishe, ati bamwiciye aha. Ndababwira ati mwene wanyu kanaka bamwiciye aha. Bati inka zo kwa kanaka twahuye nazo bazitwaye gutya. Mu magambo makeya tubaho muri ubwo buzima. Bigira ngo uko jenoside igenda izamura ingufu, uko interahamwe zigenda ziyongera. Urumva icyo gihe twebwe kubera ku gasozi hari abahutu n'ubundi bari batuye aho ngaho. Icyo gihe cya mbere bari batarijonjora ngo bajye guhura na bene wabo bahuza ingufu, tukagendera twese mu mujyi umwe. Noneho bene wabo bakajya bazana amamikoro akababwira ngo aho muri mwe ni muze, buri mureka abatutsi basigareyo. Bene wabo mwakwirukanka yarangiza akaba yanahagarara, akavuga ati ngiye numvishe message ko nta kigo dutwara. Nuko bagiye bagarura ababo. Mu kubagarura gutyo rero bagerayo bakababwira twebwe ubuzima tubaho. Bakabwira ati bihisha gutya, bihisha aha, bigenda bitya. Urumva barababwiraga bati ndi tubica turajya mu bintu byabo, turajya amasambu yabo turayatwara, amazu yabo azaba yacu, inka zabo zizaba izacu. Ni urwo rwego. Ugasanga babandi turi kumwe nabo nibo bagiye kuvuga aho turara, uburyo dushaka ibyo kurya nijoro dutashye. Icyabitubwiraga nk'ahantu mugiye nimugoroba kujya gushaka ibyo mugasanga bahabategeye, ntihabure nk'abantu bagera nko mu 10 nange babicamo. Mwaho murambitse umusaya mukabona mu masaa 8 z'ijoro babaguyeho. Ibyo rero byatwerekaga ko twajyaga nk'ahantu ahantu hahingwaga ubwatsi bw'inka. Habaga ari ahantu hafite nka hegitari nk'ebyiri. Ukibaza ukuntu hari inguni runaka ariyo bajeho, ugahita uvuga ati ni wabandi aba n'abatwahararanye niyo badutanze. Aba bantu sasa kubera iki bwa mbere bahungana n'abandi? Ese bari bataramenya amakuru yuko bo nta muntu ukeneye kubahemukira, cyangwa bari bazi ko ari intambara runaka igwiriye igihugu? Kubimenye bari babizi. Bari bazi ko ubwoko bumwe buzica ubundi, kuko jenoside yarateguwe. Ntabwo ari ikintu cyari kije ako kanya. Yarateguwe, irakangurirwa abagomba kuyikora. Rero nge nemeranya ko kubera ubuzima abo bikayumba babagamo, Kayumba nakubiye ko bwari ubutaka ni abatunzi benshi, hari hatuye abatunzi benshi. None ugasanga abantu bahaba babana n'ababahaye ubutaka, ababahaye inka, ababatuje. Abo bantu ubundi muri Bugesera habagamo ibintu bivuga ngo abamere. Basanga ni abantu baho ngaho bakera bahanze ubwo butaka kavukire zaho. Hakaba abandi kibindi gikundi bajyaga twumva batubwira ngo Habyarimana ngo hari abantu yakuye ngo za Ruhengeri, za Nyaruguru, zahe na Baraza, abajyani Bugesera nabo baraza baratura. Nyuma yaho hari n'abantu batutse za Ruhengeri. None urumva iyo ahantu hagiye hameze hakira abantu bameze gutyo, abantu ari abatunzi, abo bantu bakenera abashumba.
umuntu akaza ari umushumba akaba iwawe imyaka 10-15, akaza ari umwana yarakuraga akahashakira, yahashakira ukamuha ubutaka, wamara kumuha ubutaka ukamwubakira, wamwubakira yakanashaka, ejo ukanamuha n'inka nawe agatunga, ukamugororera, akakubera umwana mu rugo. Yakubera umwana mu rugo ugasanga ntimunahuje ubwoko. Ejo rero ibyo jenoside yaba itangira, niho hano nahoze nkubwira akabura ko asohoka muri urwo rugo ngo ajye kwiyunga na bene babo, ariko akavuga ati jyewe uko iminsi irimo igenda hari igihe bizagenda bitya njye mbasange. Uriya rugiyemo hariya niwe mubi cyane, niwe wahitaga avuga ati jyewe reka dusubireyo, ndabizi bari hano biragenda bitya biragenda bitya. Byanamugendekera neza ahubwo ugasanga ya famiye niwe uje akayica akanayirangiza. Aribo bantu baje bakamurera, bakamushyingira, bakamutungisha, akaba umugabo, akaba aruza kurangiza iyo famiye. Mwarugumyemo cyangwa mwaje kwimuka mu ruvamo? Jyewe ku giti cyanjye urugendo rwanjye ruragoranye, navuga ruragoranye kuko jyewe jenoside itangira nahereye mu Rufunzo. Urwo Rufunzo ndugera aho nduvamo, nza kurwara ibisebe ku maguru, njye musozi njyana hejuru Kayumba bitaga mu ishyamba. Kayumba ndahiruka ukuntu twirukankaga igikundi, twari dufite umugabo witwaga Paul Batanga, yari interamwe yagendanaga imbunda. Interamwe zaje guhabwa imbunda nyuma z'abasivili zahoze mu gisirikare, noneho zikajya zijya imbere y'abasivili zikarasa, abasivili bakaza n'imihoro batema. Urumva natwe abantu bakuru baga baturimo baga bafite imiheto, bafite imyambi, bafite amacumu, ariko haba harimo imbunda, bakumva imbunda irimo bakirukanka, kuko kenshi interahamwe izo zabashaga kuza zifite imihoro n'imiheto gusa, natwe twaraga tukarwana nazo. Abantu bakuru muri twebwe, abatoye amabuye, abarasa n'imyambi, abatera amacumu, ugasanga nabo bahanganya nabo, ariko haba harimo imbunda abantu bakirukanka. Noneho ndagenda mba muri iryo shyamba iminsi mikeya agera muri 34, nari umwana ndananirwa, ndegenyene ndimo nirukankana n'abantu banduta, ntawaga kwitayeho, ntawaguteruraga, ntaki. Mva aho ngaho nza i Nyamata, nza mu Kiliziya i Nyamata, ni ahantu twasengeraga, twumvaga ko guhungira kwa padiri ubona icyo urya. Padiri nta muntu wapfa kuza kwicara n'umuntu mu nzu y'Imana. Tukavuga tuti mu Kiliziya byanga bikunda ntabwo padiri azemerera abantu baza kwica abantu. Kuva abantu bose twaba turimo twiruka bati nyamara kwa padiri uwagiye nta kibazo yahagerera. Rero naje gukurikira abantu baje kwa padiri nijoro. Turaza nijoro, interamwe zagiye baricaga, ariko byagera mu masaha 12 saa moya bakajya kuruhuka nabo. Noneho turaza duca mu mashyamba dutunguka i Nyamata kwa padiri, tujya mu Kiliziya, turaramo, dusangamo abantu bapfuye. Uko amakuru twe tubafitiye ntabwo ari twahasanze, nimwe naho twasanze imiborogo y'abantu. Tugumaho turaharara, urumva nta waguha amakuru, gusa bakubwira ati nta nubwo yasaba kandi uri mubona ibihari. Turaharara, buracya mu gitondo bigera nka saa 3. Interahamwe zazaga n'amafirimbi, cyangwa ngo baraje, bazaga n'amafirimbi, abantu bakihinda, bagiye kuri alitari, abagiye ku nkuta z'inzu, tukirundanya. Bakaza bagatera za grenade, bakaza bakarasa ku bisenge hejuru, bakarasa mu bantu, interahamwe zikinjira n'imihoro, bagatema, bakumva amaraso bayahasi, bagasohoka. Noneho ubwo mwese mwarambaraye, nabo ntibamenyaga ngo upfuye n'uyu usigaye n'uyu, kuko ayo maraso twayabayemo, twarayanyweye. Nta muntu, ari inshuti tujya duhura twabanye mu Kiliziya, twese twaricaye dusanga ntawe utaranyweye amaraso rwose. Nta muntu abaye muri Kiliziya ya Nyamata utaranyweye amaraso, twayaryamagamo. Noneho hari n'abaye niyo wajyaga kure yayo
washaka ukuntu yakurura ngo yisige basi bazi babone ko nawe hari icyakubayeho. Nabo iyo bazaga kwica barebaga utarahura n'ikizinga cy'amaraso, ariko iyo yazaga akabona watemwe, ijosi ryatemwe, kuboko bagutwaye, bigeze kugera ahantu basanga batemwe ukuguru bakumva kutarapfa, basanga batemwe ukuboko bakavuga kutarapfa. Kuko hari igihe cyageraga bakaza bagatema bakageraho bagasohoka, hakaza kuza indi kipe yo kuza kureba ninde utanogonotse. Tukaba dufitemo abantu barimo bataka, dufitemo iki, niba utaka babona uruguma yagucagaho akajya gushaka umuntu udataka udafite uruguma. Rero sinakubwira ngo twebwe impamvu wenda natwe batugeragaho, ahubwo Imana yaberekaga ifoto yuko natwe tutari bazima, bakongera kandi urumva nabo bazaga bafasha amazuru bakagenda. Ishyamba ni mazima nk'iminsi nk'ine kugira ngo njye Nyamata. Nyamata mpaba muri ubwo buzima nanone. Nyamata giye kwasohoka, hari igihe cyageze Kiliziya yuzura imirambo, n'abapadiri baraneshejwe, bamwe n'abashatse kugira ngo bazibire baricwa, nka babiri twemera ko bishwe. Abandi bapadiri burizwa mu modoka bajyanwa Kigali, batubwira ngo bagiye kujyanwa mu Butaliyani. Ingufu za padiri zo twasanze ntandi zigihari aba twabibwirwaga n'abahatubanjirije, batubwira ngo padiri yaragerageje ngo umunsi umwe birenga ariko bihita byanga. Rero ubwo ngubwo twe kuhagera twe nta na padiri twe twigeze tubona, ntawe, nkanjye nta padiri nigeze mbona, ntawe nigeze mbona no muri iyo Kiliziya. Kugira ngo ubashe kugera ku Kiliziya nabo mwari muri kumwe, niki cyatumye muhagera abicanyi batabiciye mu nzira? Twebwe twagiye nijoro, muri amasaha baruguru, urumva ni agasozi twari dutuyeho, twabaga tuzi inzira, abenshi bari n'abashumba bararagiye, twabaga tuzi inzira z'ishyamba twaca tugatunguka i Nyamata ku Kiliziya, nta muntu duhuye. Niyo twagendaga twagera ahantu hari bariyeri, Interahamwe zaga zifite amabariyeri, bariyeri yabo yabaga iriho amasitimu, yabaga iriho imodoka zihagaze, aho hantu iyo twahabonaga twacaga indi nzira. Nuko twagiye turagenda tugera i Nyamata. Iyi ngiyi ni Kiliziya ya Ntarama. Iyi ngiyi niyo Jonas Harerimana n'ibihumbi byinshi cyane bahungiyemo, by'umwihariko bizeye ko Imana basenga buri munsi irabakiza amakuba yagwiriye u Rwanda. Nyamara Jonas Harerimana n'ibihumbi byinshi byahungiye muri no Kiliziya ntago ariko ibyo batekerezaga byagenze. Ibihumbi byinshi Interahamwe zabasanze mwangaha zirabahitana, Jonas ndetse n'umubare w'abantu bakeya babasha kurokoka. Ndi mu Kiliziya naje kuharasirwa, bandasa mu kuguru mu kibero. Bandashe mpagaze, ni kwa kuri naze nkubwira, barazaga tukaba turi hariya twirunza hano. Iyo baturukaga muri uyu muryango twajyaga muri uyu, baca ahangaha tugaca. Ubu urumva rero kuraswa no kubera kwirukanka no kubera ko umubyigano w'abantu twabaga turi benshi, ntabwo waraswaga ngo bimenye. Wabimenyaga ari uko ntuza Interahamwe zimaze kugenda, utangiye kwiyumva, ukandagiye, ugize utya. Noneho mu gusohoka kwanjye maho, ubwo maze kuraswa nahise ncika ingufu, ntitwaryaga, ni ukwirirwamo aho ngaho nyine, nta mazi wabonaga yo kunywa, nta kintu na kimwe. Kiliziya naje njye nyimaramo iminsi nanone igera 4. Ku munsi wa gatanu Interahamwe nibwo zazanye habayeho umushinga wo kuzana amamodoka, bazitaga za rwipakurura, izi zibenura, bazana amashitingi. Hari ibishitingi bajyaga bagira byanditseho HCR, barazaga bakayarambura bakajya basunikisha abantu ibiti, bambaye amaga, bambaye amabote. Noneho ngo kugira ngo Kiliziya n'ubundi bazongere bayikoreremo, bayisengeremo, bumva bashaka gutegura Kiliziya. Iyo mirambo
bakadufata gutyo bagashyira muri za shitingi bamwe bagafata uriya mutwe abandi bagafata uyu imitwe ine nk'abantu nka 20-30 bagaterura batyo bakagenda bagata mu modoka. Ugasanga harimo nk'abantu 6-7 bageze muri ya modoka bakazafata indi gutyo bafata indi gutyo bagenda bashyiramo. Noneho jewe naje kwisanga mu mwobo uri Kayumba. Urumva hano muri mujyi wa Nyamata wabaga urimo ibyobo byinshi cyane. Nko hari nk'imyobo nk'itatu ngiye nibuka. Hari umwobo wabaga kwibagiro, harabita kwibagiro i Nyamata. Hari umwobo wabaga, hari undi mwobo wabaga hafi y'amashuri ya primaire ya Nyamata no hafi yo kwa muganga. Bitaro bya Nyamata bibiri. Hari undi mwobo wabaga ahantu hirya y'ahantu bita kwa Gahimu uzamuka kujya kuri Apebo muri iyo karitsiye ahantu habaga umwobo. Urumva iyo myobo yaracukurwaga, ariko ntihagire umenya ngo iyi myobo izakoreshwa iki. Bagafata nk'ikintu cy'igi-scrap nk'ibintu by'imodoka byapfuye bakagishyira hejuru kugira ngo wenda umuntu utwaye igare atazaza akagwamo, umwana ugenda n'amaguru atazaza azabone ko icyo kintu kiri aho ngaho atakikandagiraho, ugasanga icyo kintu kiri hejuru y'umwobo. Rero jyewe nisanze mbere ko ishyirwa mu bikorwa. Iyo myobo rero niyo yagiyemo abantu bavuye muri za kiliziya, irongera ijyamo abandi bantu bagiye bicirwa ku mihanda, ugasanga ntibashaka ko abantu bajya ku mihanda bakabakura ku mihanda. Higeze kubaha amamodoka yo kugenda, ni nko gukora isuku, ni nko gukora isuku mu mijyi yabo, bagatoragura abantu bakabata mu modoka. Haje imodoka zimeze nk'izikora amasuku, ni nko gukura ibishingwe ku muhanda bata muri ya myobo. Rero natwe ubwo n'ubwo buryo badukuye mu kiliziya bajya kuduta muri uriya mwobo. Uwo mwobo nkurikije abasirikare uko nabyumvishe abantu bakuwemo babazana mu kiliziya bavuze ko ari abantu 203, ubwo numva ko nari uwa 204. Abantu benshi bazaga bataka, twabaga turi kumwe, ariko agashiramo umwuka umwumva. Jewe rero uwo mwobo amaze kuwugeramo nawugezemo, ngewe ndi muba imodoka yaje nka 3 nyuma yanjye ngezemo, sinzi abari babanje inshuro bari baje, ariko ngiye ngezemo bazanye inshuro 3 bakabanta hejuru. Ngiye nkimara jenoside ikimara kurangira nabaye mu bitaro umwaka n'amezi 2, inkotanyi zimvura, naravunaguritse umugongo, ibitugu, iki. Nubwo ngubwo bankurayo ruguru iriya inkotanyi zindokora, baje bampetse uyakampeka twagera imbere bakanyakirana. Rero cyari kintunze aho hafi, hari urutoki. Urwo rutoki rero nasohokaga muri uwo mwobo masaa 11 n'ebyiri, saa moya z'ijoro, nkagenda nkaca ibitoki, nkaca nk'amabere 3-4 nkayahekenya ari bibisi, nkahekenya. Ubuzima bubayemo bwakaye igihe cya jenoside, cyane cyane muri iki cyobo wamazemo iminsi 10 mu buryo twabibonye, kugira ngo uganirize ku rugendo umunsi ugera muri iki cyobo, ndetse n'umunsi inkotanyi ziza, umunsi Imana yakurokoye ukabona ziraje. Tujyana muri urugendo umwanya mutoya. Mvuye mu kiliziya ndi muri kiriya cyobo nahamaze iminsi 14. Ku munsi wa 15, umunsi 15 ibyo inkotanyi zaje. Nko ku munsi wa 10 ngewe nagiye namaze iminsi nta nteramwe twumva. Ubundi interamwe zibwirwaga amafirimba arimo kuvuga, imisozi ivuga ku muhanda, kumva imbunda ziravuga. Rero haciyeho nk'iminsi 3 nta musasu numva, nta nduru numva, nta firimbi numva, nta n'ikirenge cy'abantu numva. Nk'akazuba kandi ka saa 2 n'igice ka saa 3 nkajya kukota hejuru, kuko icyobo cyari gifitemo abantu bacukuraga imyobo, hari utuntu tw'utwobo bagendaga basigamo ku mpande ushyiramo ino. Nta nkweto nari nambaye ibirenge.
ugashyiramo ino ukazamuka ukagera hejuru. Rero mu kujya aho hejuru narebaga za Nyamata, nkabona ku musozi hejuru nkareba za Nyamata, nkabona abantu mu muhanda, ntiwamenya isura, ntiwamenya ngo ninde uhari, ariko aho ndi nkabona nta muntu ukihabarira. Noneho bigera igihe numva njya gushaka amazi. Urumva ni agasozi nari naravukiyeho, kandi uzi ko nakubwiye ko nigeze no aho hantu kuhaba nkanahirukanka. Ngiye najya gushaka amazi, nkubitana n'umuntu umwe witwaga Sefenderi, yari inshuti n'iwacu, ari kumwe n'abasirikare. Bati hagarara, bati wigenda, barampamagaye ati Jonas, ati wigenda, ati inkotanyi, ati ndi kumwe n'inkotanyi. Umutima urambwira uti hari abantu bagiye batubwira ngo hari bene wacu ngo iyi nterahamwe zigufashe. Hari abo ngo interahamwe zafataga abandi bavuga ngo rikigera, hari umuntu wabagazwe ku gasozi bakagufata bakajya birirwa bakugendana, ukagenda uhamagara bene wanyu ngo nibaze ngo inkotanyi zaje, mukava mu bihuru aho muri cyangwa mu myobo mwaza mugasanga interahamwe bashyiriye, kubera ko zirimo ziramukoresha nawe zikanima atabara ubuzima bwe ngo zitamwica, mukamubigendemo. Umutima urambwira uti uyu muntu yarafashwe, niba baramufashe arimo aragira ngo agukangurire uzi ko ari inkotanyi, interahamwe zikwica. Nirukankanya, mu kwirukanka ndajya na wa mwobo, manuka epfiyo, baranshakisha barambura, bambuze, ariko babona ahantu ntorera ukuntu bari bameze, kuko bamaze no kumfata nyuma yaho numvise systeme yabo, iyo babonye ahantu hari abantu bakababura n'ubundi bahoraho hafi kugira mwongere muhure. Rero ubwo ngubwo bisa nka saa moya saa mbiri z'ijoro zigeze, ndaza asubira muri wa mwobo. Rero urumva barazaga nabo barahigaga, bazaga bahiga ahantu abantu bari. Nagiye kubona mbona abantu bari hejuru y'umwobo aho ndi, bahurungurukamo. Urumva agiye ndimo hariya hasi, mwese hejuru mba mbareba. Mbona n'umusirikare wambaye ingofero ije imbere, nta kintu bateyemo. Bati yewe, bahamaze nk'iminota igera mu 8 ntawe urahamagara, kuko nta muntu barebagamo neza. Ariko umusirikare umwe ahagararaho ati uriya ni umuntu uri hariya, kandi nari nambaye agatenge, hari agatenge nakundaga kwifubika nagatwaraga mu ijosi. Ako gatenge rero yarakabonye, akabonye ngira ngo areba n'ibirenge byanjye, aravuga ati uriya muntu, kuko nari nicaye amavi ameze atya, abona amavi abona ko ashinze, aravuga ati uriya muntu ni muzima. Ati muntu, ati vayo turi inkotanyi. Ati murambwira uti zo si inkotanyi, abeshya. Ati zamuka twebwe turi inkotanyi. Ngiye kuva numva wa mugabo n'ubundi arongeye aravuze. Urumva uwo mugabo niwe wari uzi Kayumba, bafataga abantu bazi Kayumba. Umugabo ati bite, ati sha wazamutse wa mwana we, bari baje kumbona. None bigira bavuze umwana, ndavuga n'ubundi abantu sinabacika. Nanaje kubona ko bahetse imbunda, ndahagarara, ariko sinurira. Abarambonye ndavuga rero n'ubundi sinabwo ndi ubacike, reka ngende bankoresha icyo bashaka, kuko naravuga simfire muri uyu mwobo, kabanyicira imusozi. Banduriye, ngezemo hagati, umutima urambwira uti wasimbutse ugasubirayo. Umusirikare nkabona afite impuhwe, ariko namureba mu maso nkabona afitemo ubumuntu, nkabona tujya gusa. Ati bite, ni byiza. Yajya kumpereza ukuboko nkakwanga. Noneho umutima urambwira uti muha ukuboko. Ampereje ukuboko, arambwira ati humura turi inkotanyi ntugipfuye. Numva umutima wanjye usubiye mu gitereko. Ambwiye ngo turi inkotanyi, umutima warambwiye ngo ibyo bindi bikurimo n'ibikuvemo, izi ni inkotanyi.
nahise byakira byihuse, sinarinze imyenda yazo, baratubwira inkotanyi ngo zivugira imirizo, bakatubwira, numvaga ngewe nta nubwo numvaga ko ngewe nabona inkotanyi, ntabwo nashakaga isura y'inkotanyi ngo nzumve neza, bijyanye n'uko numvaga amateka yazo. Rero ariko ikindi kintu cyangaruraga umutima, najyaga numva ngo abahungu bo kwa Kanaka, ugasanga wenda nari mbazi ndi umwana, ngo bagiye mu nkotanyi, abahungu bo kwa Kanaka bagiye mu, avuga se ba Kanaka ko bagiye, ko nta merizo nabonanye, kandi ko mfite amakuru ahamye ko bari mu nkotanyi, n'aba ngaba ni inkotanyi, n'abana b'ahandi nabo bagiye mu nkotanyi. Ako kantu nkumva gahamanyije n'umutima wanjye. Rero maze kujya hejuru, abasirikare banyicaza hasi, bankora ku ngingo, mbereka ibisebe mfite, mbereka aho mbabara. Hari abasirikare benshi hejuru, hari abanyamakuru, ubona abantu bafite amakamera, ubona abantu bashaka kumenya amakuru yawe, ufite icupa ry'amazi akama ku mazi akandamira. Ubwo nsoje, bamaze gufata ku mazi bampetse, nibwo tuzi Nyamata, baranza n'abangeza Nyamata. Hari ahantu ubu ngubu Nyamata yabaye umujyi, hari ahantu hari amabanki za Beka, hari ama etaje, ahantu buriya hahoze ikibuga cy'umupira kera, niho hari abantu, niho abantu batekeraga, niho bakiriraga imiryango ibohojwe, inka zivuye mu babohoje zose zazaga ziri aho ngaho, ibyo batse interahamwe. Rero ubwo ngubwo mpatungutse, ntangira kubona abaturanyi, nkumva umutima urimo uragenda noneho ugaruka neza, kuko nari bavuga nti aba baturanyi ni Abatutsi bene wacu, niyo bari hano njye ntacyo mbarusha, barabohojwe. Kuva ngende mu bantu bagenda babohozwa nyuma, maze kubabona mpura njya mu miryango. Ubwo urumva inkotanyi zakugezaga aho ngaho, hakaboneka umuntu ugomba kugufata. Umva nta muntu dufite icyo dupfana. Ako kanya wari uhari, umuryango wanjye bari bamaze kumara, mu rugo ninjye ubwo wari uri umwana mu rugo jyenyine, sigaye umwe, nta mubyeyi, nta papa, nta mama, ari jyewe jyenyine umwe gusa. N'ubu ngubu tuvugana agiye mu muryango wanjye ndi umwe wose, abishywa kwa data wacu, urugo mvukamo n'ijoro rusigayemo jyenyine. Icyo ngicyo none ubwo hari icyo ntabashije, icyo nari nasimbutse kukubwiraho. Nyuma yaho y'urugendo rwanjye kugira bajye kungeza muri uriya mwobo, kugira ngo njye kujya muri Kiliziya ya Nyamata, turi Kayumba, tuve Kayumba tujya muri za Kiliziya za Nyamata, twaragiye bwa mbere, tuhageze tumaramo iminsi 2, nta kintu cyo kurya, dusorwamo n'inzara. Turagenda duca ahantu nyuma bitaga kwa Mingeti, duca kwa Mingeti, duca hariya ujya ubona ntuza, ubu hari hoteli bita Palasti, tumera nk'abantu bamanuka tujya ahitwa za Rwakibirizi, turaza dutuka ahitwa za Nyiramatuntu, turazenguruka niba twaracera ahitwa za Musenyi, niba ari za Nyagihunika, tugwa muri ibyo bice byanyu. Urumva habaga ari nijoro. Abantu bati rero mureke tujye muri Senide. Bati muri Senide hari Abatutsi ariko bo birwanaho, bati bafite imbunda. Senide ni za Ntarama. Ntarama Abatutsi babo babanje kwihagararaho. Ni abantu bicaraga aho ngaho bafite, hari umugabo witwaga Habarugira. Habarugira yari umugabo yakoze, niko numva amateka, ngo yakoze kuri komine icyitwa komine Kanzenze, yakoze kuri komine abayo, yatwaraga ngira ngo imodoka ya komine uko nabyumvaga. Rero sinzi ukuntu baje kurwana n'interahamwe bazaka imbunda. Habarugira imbunda arayifata n'amasasu. Rero za nterahamwe ukuntu zazaga zije kubashaka ngo zibice,
Habarugira nawe akajya imbere akarwana nazo, barasa akarasa, noneho interahamwe zikaza zifite gutinya. Abo bantu twakumva bameze batyo tukumva ko aho hantu natwe twahajya. Turahashakisha tujya muri CND. Mwamenye amakuru y'ibyo byose? Yego, tujya Ntarama. Twari abantu iyo wahuraga n'umuntu urumva twese twirukanka imisozi, mugahura n'abandi aho mwihishe bakababwira aho bavuye, namwe ukababwira aho muvuye. Noneho kubera burya ukagira amatsiko yaho utarajya, nawe ukagira amatsiko yaho atarajya. Ubwo twebwe bati tujye i Ntarama, tugera muri kiliziya ya Ntarama nayo tuyibamo. Tubamo iminsi igera muri 3. Ariko kiliziya ya Ntarama ariko tukayivamo yo nijoro tukajya gushaka icyo kurya, cyangwa abagiye mu rufunzo bakaza bakayiraramo, tukajya twirirwa mu rufunzo tukaza tukayiraramo. Gacya mu gitondo abandi bakajya mu mazu, abandi bakararaho hanze ahantu hatandukanye. Nabo batinyaga kuhagera kuko bavuga ati nabo bafite imbunda. Noneho biza kugera igihe noneho hazaga ibitero bya simusiga, bateguraga ibitero bikomeye, bakaza Habarugira bakamurusha ingufu. Rero bikaba igihe noneho tutanasohoka mu rufunzo, ntiturusohokemo. Aho hantu turahaba, turaraswa, ntacyo kurya, ntacyo kunywa, imisondwe imeze nabi, abana barapfa, ababyeyi barapfa, abasaza barapfa. Hari umugabo twari turi kumwe nkuko urumva nari umwana, nta muntu ari mfite yewe umfata ukuboko gusa. Ikintu yo n'abantu ko kurya, umuntu wese rukase namwirukankaga inyuma, Imana ikanyobora. Nta umuntu wanyoboraga, nta muntu wangiriye inama, ntaki. Ubwo ngubwo turongera tuvayo duca muri za nzira, karwa n'abandi bantu twaganiriye bagana n'igikondo kumwe nabo batinyamara kugira tuguma aha, twasubira ku kiliziya Nyamata. Tuva ku kiliziya Nyamata bwa mbere byari bitaraba, urumva twari duhunze inzara, n'interamwe zarazaga zikica abantu bakeya zikagenda. Rero niba uvuye ahantu bicaga abantu 100 ukajya barimo bica abantu 200, uravuga uteka subiraho bicaga 100. Ubwo nuko twari tuje aho bica 100, urwo rugero natanga. No tuje ahubwo dusanga na 300 basigaye babica. Aho tugarutse usanga byabaye bibi kurushaho. Aho hantu tukubitamo iminsi 4. Niho hantu naje kwakirwa, shyirwa muri shitingi, tujya mu modoka banjyana muri wa mwobo nakubwiye hejuru, aho inkotanyi zaje zinsanga. Ngewe napakiwe muri shitingi nk'intumbi bajyanye, ntabwo napakiwe nk'umurwayi, napakiwe nk'intumbi kuko nta murwayi bajyanaga. Napakiwe nk'intumbi. Rero na urwo rugendo nari nshishijemo rwa Ntarama, ntari nkuganirijeho. Yewe hari umugabo witwaga Gatera, twaragendanye. Gatera n'ubu arahari, atuye Karambi, ni umuturanyi wacu. Gatera twaragendanye. Gatera twararanye mu rufunzo rwo hagati ya Murama na Kayumba. Urwo rufunzo narubayemo iminsi igera hafi cyumweru ngendana na Gatera. Gatera tuza kurucikamo, hari umugabo witwa Gatera ni waruza amazina ye. Umugabo yahagararaga hakurya ku Murama, yabona akantu kanyeganyeza, yabona urufunzo runyaho runyeganyeza, akajya abwira interamwe ati muca aha ngaha, muhagarara aha ngaha, aho ngaho harimo umuntu ndimo ndamureba, kuko abona imifunzo irimo nyeganyega, bakagusanga bakakwica. Rero bigiye byadusabaga kugenda saa 9 za nijoro. Saa 9 za nijoro hari igihe rero mwavaga mu rufunzo mu masaa 4 saa 5 kugira ngo mwaryamaho kakaba karabatwaye agatotsi. Cyane cyane twabyiterwaga, tukaza nijoro mugashaka gatoki, mukagahekenya cyangwa mukagateka, mugahisha mukarya, mwaryamo nko kuma hasi aha ngaha, agatotsi kakaba karabatwaye. Ugashuka saa 10 za mu gitondo zirageze. Iyo saa 10 zageraga ntabwo wagwemeye kwinjira mu rufunzo, kubera ko kwinjira mu rufunzo hari ahantu habaga hari urume. Rwa rume ukandagiye
interahamwe iyo zazaga zije kubashaka zarebaga ahantu mwagiye mukandagira, niba we yakurikiraga ibirenge byanyu akavuga ati hano hantu haciye abantu, akinjira arebaho, ni ukuvuga bagahita bavuga bati ahantu hinjiye abantu, bagafatana batya. Yabaraga metero 30 hano akabara 30 hano, bakaza batyo, bahakuraga abantu, bihiciraga abantu, ntabashaka kubarira. Gatera umunsi umwe aratubwira ati rero ntabwo twinjiramo, ubu tugiye kuguma, hari ishyamba ryabaga riri hejuru, iryo shyamba twarigiyemo, byageze saa interahamwe ziratuvumbura. Gatera afite umuheto, umugabo wa Ngangara amutwaje imyambi. Gatera interahamwe zitwinjirana mu gihuru, yarihishe nkaho ko yakwisha hirya hari yandi nko muri metero nk'icumi hirya ye, witwa Ngangara ari nko muri metero nk'umunani. Hari n'undi mwana w'umukobwa twari twarahuye, numva hari abantu mwahuraga mukagendana mutanaziranye ku mazina. Wa mwana w'umukobwa abagize ubwoba bavugije induru, mbafuza umwuka nanga kuvuga. Gatera atamitse umuheto, yafoye ashaka kurasa umugabo, ndabyibukana nuko ntawe useka ngo akabi, ati mbabarira ndi umutu, mbabarira ndi umutu. Ndavuga se uyu nguyu azi ko arimo ahiga abahutu be. Gatera naye kubera ubwoba ngira ngo yaravuze ati ninkuramo uyu mwambe nkawurasa ndajya kumukuramo cyangwa ninamuhushe ndabaranyica, ariko yarafoye abandi bose barirukanka. Undi ati mbabarira ndi umutu, atega umuhoro yari afite awukubita hasi barirukanse. Gatera abirukanse inyuma, tuba tugiye inyuma ya Gatera. Ziba interahamwe zirafunguye, dufata umuhanda turagenda ku mugaragaro, duhura n'interahamwe zivuye bikoreye amabati, babyitaga gusagata, abikoreye amabati, abikoreye amadirishya, abikoreye imyenda, abikoreye ibintu byo mu nzu. Gatera agenda yatamitse ameza ariko aravuga ati ndabarasa, ndabarasa. Bafungura inzira turagenda dusubira i Kayumba. Ubwo ibi byose ni ibintu n'ubuzima umuntu aba yaragiye azenguruka acamo jenoside. Jonas Harerimana nk'umuntu warokotse jenoside, ibintu byinshi byagiye biba muri iyi minsi, muri iki gihe cyo 94 byagiye bigira ingaruka ku buzima bwo mu mutwe. Aka kanya nk'uwavuga mental health, ubuzima bwawe bwo mu mutwe buhagaze gute nyuma y'ino myaka 32 turimo turibuka? Murakoze. Ntabwo biba byoroshye cyane cyane bigeze mu gihe nk'iki ngiki turimo, ariko nk'ubundi indi minsi umuntu arabyuka akajya mu kazi agakora, kuva ko arimo kwiyubaka, arimo kubaka igihugu cye. Turimo turafatanya n'abarescape, abacikacumu, barimo bafatanyije n'abandi turubaka igihugu. Twaribagiwe kuko twarabyaye, ubu dufite imiryango, ntabwo turi incike. Ubu twakoze imiryango, twungutse inshuti, twungutse abavandimwe mu kazi, aho umuntu atuye n'aho umuntu avuka, ukongera ukanabyara. Rero burya uba wumva mu muryango. Burya umucikacumu utagiye mu biyobyabwenge, ntagiye mu madroge, akishakisha nka buri munyarwanda wese, abaho kandi akabaho neza. Na leta kandi iradufasha, ituba hafi, yubakiye abantu, ifasha abantu mu kwivuza. Ubu yashyizeho ibyiciro, dufite ibyiciro mu rwego rwo kwivuza, mu rwego rwo kubaho. Leta rwose, leta y'inkotanyi, leta y'ubumwe irafasha abantu kandi bikagenda neza. Nubwo Jonas yanyuze mu rugendo rw'umusaraba rutoroshye mu 1994, ashimira byimazeyo cyane abamufashije bakamukura mu cyobo yari amazemo iminsi 14 yose atarya, aguye isari, arara mu mibiri, mu mirambo y'abantu bapfuye, harimo abo mu muryango we ndetse n'abari abaturanyi. Abona abandi ni RPF inkotanyi. Jonas yemeza adashidikanya ko inkotanyi ari ubuzima. Kuri jewe inkotanyi ni ubuzima. Iyo mvuze inkotanyi ni ubuzima, mbashaka gutanga igisobanuro kivuga ngo iyo zitaboneka kiriya gihe, ngo zingereho kiriya gihe, simba nduye nguyu waje usanga ntacyo mba ngeho, simba ndiho. Abantu baje baritanga, baraza bararwana,
baratubohoza, baraturera, baratwigisha, batwigisha gutanga imbabazi, batwigisha, ndashimira Perezida wa Repubulika, guhanga ikintu cyitwa ukicaza umuntu wiciwe ukamwicaranya n'uwamwiciye. N'ubu jyewe nicaye jyenyine mbitekerezaho nabi, ariko iyo nibutse ko hari ubuyobozi nanjye ndavuga ngo ntaza nkamera nkabo. Ariko nko mu gihe nk'iki ngiki turimo rwose, hari igihe wicara watekereza ku bawe, watekereza iki, ukavuga uti twajya kuri cya kinyarwanda cyacu ngo kutihorera ni ububwa cyangwa bukagiye wamugarura. Ukavuga uti ngewe ndinde, ese nk'ubu ngubu mpuye ko ntaza bapfuye aho bagiye, nkwambaje ati ngewe kutamporeye, ugira ngo se nuko umuntu arabuze abo yakwihoraho, ntabwo ari uko umuntu abura aho yihora, ahubwo aravuga uti leta iratwigisha, iratujyana muri uyu murongo, kandi amategeko niyo aturi hejuru. Rero ngewe kuko mfite ubwenge buzima, kuko ntekereza, kuko mfite ubumuntu, ntari umwiyahuzi, reka mbeho mfite igisebe, ariko mbeho. Aho ukavuga uti ko ntacyo twabatwaraga, abacu ko ntacyo babatwaye, niba ari ko nta deni babagiriraga, kuki bo batabashije kubaho nko kutubaho, basi babana igisebe nk'uko. Ntabwo nakubwira, sinakweshya ko ntafite ibisebe ku mutima, biba biriho, ariko hari icyo kwitwa umugabo, kuguhisha ibindimo, nkaguha imbabazi, nkaha umuntu imbabazi wanyiciye, nkaha umuntu imbabazi wanyiciye bavandimwe, akica ba data wacu, akica bashiki banjye, akica ba mama wacu, akica ba masenge, tugahura mu nzira akansuhuza nkamusuhuza, uwo nabyaye akamusuhuza. Rero ibyo byose si kubera ko turi abagabo dufite ingufu, icyakwica umuntu vuba natwe ubu turakizi, ariko iyo twibutse ubuyobozi bwacu turavuga tuti nta mpamvu, sinshaka kwiteranya n'ubuyobozi. Nk'uko madamu wa Perezida wa Repubulika y'u Rwanda Jeannette Kagame yabivuze, gutanga cyangwa kugira imbabazi ntabwo ari intege nke, ni imbaraga z'umutima, ni ubutwari bwo kwanga guhora ku ngoyi y'urwango rushobora kubyara inzika. Ibi bishatse kuvuga ko kubabarira ari imwe mu ntwaro zatugeza ku bumwe n'iterambere twifuza nk'abanyarwanda, uwiciwe akababara uwamwiciye. Ibi ngibi Jonas Harerimana abyumva neza cyane, ndetse ahamya ko inga ari imwe mu ntwaro zamufashije kugera ahageze ubu ngubu. Aho ngaho iyo ngezeho nanareba kure nkavuga nti kubaka igihugu biriho, iterambere ry'igihugu ni ugutanga imbabazi. Iyo utanze imbabazi ni ukwiyakira, kwiyakira ni ubumwe. Uravuga uti uyu muntu tuzakorana, tuzagendana, tuzahahirana. Ntabwo wahahirana n'umuntu mutavugana, ntiwahahirana n'umuntu mutaganiriye. Rero nkumva ko niho gutanga imbabazi niho byaturutse. Dutanga imbabazi nk'abiciwe, duha imbabazi abatwiciye, kugira ngo dukunde twubaka igihugu cyacu, kugira ngo dukunde tugire iterambere. Ibi byose ubona igihugu kigeraho cyangwa kigezeho, n'iterambere igihugu kiriho, bagiye hari ibintu mba ndeba ngo amahanga aravuga ngo iki, twebwe ubwacu tudafite kumvikana n'ariya amahanga nta watwumvikanisha. Rero niho hantu nkubwira nshimira Perezida wa Repubulika wabanje kumvikanisha uwiciwe n'uwiciye, uwishe n'uwiciwe, akabumvikanisha, akabicaranya, bakaganira. Aka kanya ubu ngubu bakaba ari kuri level yo gushyingiranwa. Bityo rero iterambere ngewe iyo ngiye kurireba ry'igihugu ndirebera mpereye aho ngaho, nkagenda nongera ndeba ubundi bumenyi, iterambere igihugu kizana, amashuri, imyigire y'abana,
ni ingaruka ibyo byose ni inkotanyi. Rero niho hantu naze nkubwira wambazaga ngo inkotanyi zimira iki, nkubwira ngo inkotanyi ni ubuzima. Inkotanyi ku buzima ni ukureba ibyo byose muri iyo shusho imwe. Iyo ugiye byegeranya byose none tuvuga ngo inkotanyi ni ubuzima. Jonas, duhereze ese urugendo rwawe rwo kubabarira rumeze rute? Urambwira particularly ku rugendo rwawe bwite, byanze bikunze hari uburyo umwe uzimo izina cyangwa umuryango wakomokamo wakwiciye. Ese nyuma yo kubimenya hari abahana, ariko se umutima warababariye? Hari abo mwigeze muhura mu buzima busanzwe mukavugana imbona nkubone? Duhereze urugendo rwawe rwo kubabarira kugeza kuri Yes. Kurusha 32 yo kwibuka hari abo duhura batwiciye. Twanarebanye muri jenoside akakwirukankana akabizi kuri umwana wo kwa kanaka kandi uri mu bashaka kwica. Azi ko umwana we wanyu yahaje agakamirwa akagira ate arwaye bwaki kanakira. Jenoside karangira, yarangira inkotanyi zikamufata akaza akemera icyaha agakatirwa n'inkiko akagenda agafungwa akahabwa nyuma akanahabwa imbabazi ngo yasabye imbabazi ngo yemeye icyaha asaba imbabazi. Igihe kikagera akarekurwa akaza mu muryango akavuga ati se leta imuhaye imbabazi, nta kindi kintu akaza akageraho nta nubwo ntaze no kukureba iwawe, wenda igihe kinini nta nubwo aba nahazi kuko urumva ubu nta umuntu ugituye aho iwabo bari batuye mbere. Twagiye tuba mu miryango itandukanye mugahura mukaganira iki, wenda akirinda kukubaza ku buzima bw'abantu aba nabo, abibaza bw'abandi niko nabivuga. Wavugana nawe ibyanyu muri aho, nawe nta kindi kintu unafite cyo kumureba, gusa umutima wawe kubera leta kakanoze nkubwira hejuru rwose giye ku giti cyanjye narya gushaka iterambere, gushaka kwibaha amahoro, gushaka guteza igihugu imbere. Njyewe narababariye za gacaca zabayeho nazicaragamo, amabariyeri twayacagaho tukamenya abayariho, aho twicaye abo bose barahari. Leta yabahaye imbabazi, bari hano turi kumwe. Imyaka 32 irashize jenoside yakorewe abatutsi mu 1994 ibaye. N'urugendo rutari rworoshye haba ku gihugu ndetse n'umuturage ku giti cyiwe. By'umwihariko wari uriho mu 1994 hari aho yavuye naho yageze. Jonas Harerimana nawe mu mahitamo menshi yahisemo inzira yo kwifatanya n'abandi kubaka igihugu ndetse naho ubwiwe atiyibagiwe. Nta kindi kintu niko naze nkubwira ku nkotanyi. Tukimara kubohorwa twasubiye mu mashuri tuba mu miryango, inkotanyi ziratwegera zitwishyurira amashuri turiga, ziratuvuza abarwayi, zitugira abantu, turongera tuba abantu, turakura, ziduha akazi, turakora. Ubu ngubu turi abakozi b'igihugu, turakora, turimo kubaka igihugu cyacu. Turabatura Rwanda, turimo kubaka igihugu cyacu. Kucyubaka ni ugukora ugahembwa, ibyo uhembwe nawe ukaza ukabyikenuzamo, ukaba umugabo, ukatunga, ukagira ibyo utunga byawe, ukiyubaka. Ibyo ukora bikagirira umumaro igihugu. Iyo bigiriye umumaro igihugu bigira umumaro abanyarwanda bose n'iterambere ry'igihugu. Iyo icyo gikoze nawe uhabwa ibikugirira akamaro. Ibingiriye akamaro ubwo mbafashije igihugu nacyo kandi kikamfasha. Igihugu mu kumfasha kwacyo ni ugusa neza kwanjye, ni ukubaho neza kwanjye, niko kwa gutanga imbabazi. Buryo umuntu utekereza nabi ntatanga imbabazi, umuntu utekereza neza niwe utanga imbabazi. Ni wowe umuntu ufite umutima w'abantu, ni wowe umuntu ufite umutima utuje, utanga imbabazi, ubabarira. Ntiwishore mu biyobyabwenge, ntujye mu bisindisha, mu bintu ibyo byose. Iyo ubwo buzima ugiye ukabubamo, ubu ngubu urumva twarabyaye, dufite abana bakuru, batugira inama, twicarana nabo bakatugira inama. Rero ibyo ngibyo niryo terambere, ibyo ngibyo niko kwaguka. Ejo azaba yabyaye, ejo ndabyare.
amateka niyo yasharira gute ni ayacu, niyo duheraho twubaka ejo hazaza. Ahashize ntihazagaruka, ariko haratwigishije. Imbere haraharanirwa. Niyo mpamvu twese nk'Abanyarwanda dukangurirwa gufatana urunana, tukirinda ingengabitekerezo ya Jenoside ndetse tukayirwanya twivuye inyuma, tugahuriza ibiganza hamwe tukubaka u Rwanda twifuza. Intego ari imwe, kwibuka twiyubaka. Turi Be Proud, murakagira ubugire n'ubugingo.